Turabasuhuje kandi muhawe ikaze hano kuri Easy Life Talk. Uyu munsi tugiye kureba ingingo ikomeye cyane cyangwa se the powerful idea, uko ibyo abana bakora buri munsi bibahindura abo bari bo uyu munsi cyangwa se abo bazaba bo mu minsi iri imbere barakuze. Uyu munsi iyo niyo ngingo tugiye kuba turebera hamwe. Ese ni ibiki abana bakora cyangwa ni akahe kazi mu by'ukuri abana bakora ko abantu bakuru bo bagira gahunda zabo za buri munsi, kubyuka akitunganya agafata ibya mu gitondo agatega akajya mu kazi, yava mu kazi n'ubundi agakomeza n'izindi gahunda zitandukanye zimufasha kuruhuka stress z'akazi. Ese ku bana bo biba bimeze bite? Biba bimeze bite cyangwa se ibyo bakora bibafasha mu buhe buryo? Abana bo ibiki bakora umunsi wabo uba upanze gute? Iyo niyo ngingo uyu munsi tugiye kuba turebera hamwe tuganira, ndetse tuzakomeza tugenda tuganira turebera hamwe nanone ibyo abo bana bakora bibamarira iki, cyane cyane yuko tuzarebera hamwe uko bibahindura cyangwa se bibashepinga kugira ngo umuntu abe yabasha kumenya ngo ejo hazaza habo hazaba hameze gute. Akenshi na kenshi hano tugenda tuganira ku ngingo ijyanye n'uko umuntu yitwara mu kazi cyangwa se mu mikorere ye cyangwa se mu mibanire ye n'abandi, ariko byose bifite aho biganisha cyangwa se bihurira n'ingingo ijyanye n'uko umuntu aba uw'umumaro. Akazi k'abana ni ibikorwa runaka abana bakora bibafitiye inyungu kimwe nko ku bantu bakuru, ariko cyane cyane ku bana bo ni ibyo bibafitiye inyungu, apana ibifitiye inyungu ababarera. Ni ukuvuga ngo hari ibiba bifitiye inyungu abana ku giti cyabo, ariko nanone hari igihe ibyo bibafitiye inyungu byo biba bitandukanye n'ibyo ababarera bo bifuza. Turaza kureba itandukaniro riri hagati y'ibyo bihe uko ari bibiri. Muri ibyo bikorwa rero biri mu bwoko bubiri cyangwa se bishyirwa mu bika bibiri cyangwa se icyo wakita nka categories. Turaza gukomeza rero n'ubundi turebera hamwe itandukaniro ry'izo kategori ebyiri cyangwa se ubwo bwoko bubiri bw'ibikorwa abana bakora bibafitiye inyungu, cyangwa se nanone n'ibishobora kugirira inyungu ababarera cyangwa se sosiyete babarizwamo. Tugenda turebera hamwe buri kamaro ka buri cyiciro ku mibereho n'imikurire y'umwana. Icyiciro cya mbere rero ni icyitwa conventional occupations. Ibi ni ibikorwa cyangwa se imirimo abana bakora yifuzwa n'ababyeyi cyangwa ababarera. Urugero nko kujya ku ishuri, kuvoma, kwahira, kubaba mu cyaro, gutumwa guhaha, ibindi ababyeyi cyangwa ababarera cyangwa se abarera abana baba babifuzaho. Iki cyiciro cyitwa conventional occupations ni icyiciro kiba kirimo ibikorwa abana bakora ariko byifuzwa n'ababarera. Ikindi cyiciro cya kabiri ni icyitwa unconventional occupations. Ibi rero ni ibikorwa abana bakora bitifuzwa cyangwa se bidashyigikirwa n'ababyeyi babo cyangwa se na sosiyete abana babamo cyangwa bakomokamo. Aha tuzanareba nk'uko twari twabivuze haruguru icyo bino bikorwa byitwa unconventional occupation cyangwa se iki cyiciro cy'ibikorwa abana bo bivumburira cyangwa se baba babona bibafitiye inyungu ariko bikaba bidashishikarizwa abana biturutse ku babyeyi. Turaza kuba tureba ingero zabyo, ndetse n'uburyo bifashamo abana mu buryo bwabo bw'imikurire. Izindi ngero hano twatanga ziri muri iki cyiciro cya kabiri cyitwa unconventional occupation cyangwa se bya bikorwa abana bakora ariko ababyeyi cyangwa se abarera abana badakunda. Izindi ngero hano twashyiramo ni harimo kuzerera, kubaka inzu mu byondo, gusimbuka mu ntebe cyangwa se no mu gitanda, kumenagura ibintu, gukina iby'abana, abana bakarema umuryango, umwe akavuga ngo njye ndaba papa, undi abe mama, abasigaye baba abana, ndetse no urumva abana baba bari guhimba ibijyanye na famiye. Ibindi abana bakunda gukora ariko ababyeyi batifuza harimo
nko kujya kwidumbaguza mu mazi ndetse n'ibindi, cyangwa se no kurema ibijyanye n'ibyicungo. Hari ukuntu abana bafata nk'ikijerekani bakagisatura bakakicaramo bakajya nk'ahantu hashunguka akakijyaho agashunguka. Ibyo ngibyo nk'ababyeyi ntibabikunda, baba bavuga ngo bica amapantaro cyangwa se imyenda y'abana, ndetse n'ibindi bikorwa hano bitandukanye. Ubyumve nka bya bikorwa abana bakora ariko ababyeyi badakunda, ukabona nk'umwana afashe nk'icupa ry'amavuta araryisize ryose ararikotoroye ararimaze, cyangwa se amaze kurya afashe isahani n'ikiyiko aradondagura arasakuza. Ibyo byose biri muri iki cyiciro cya kabiri cyitwa unconventional occupations. Ikindi tuzareba ese biba bimeze gute mu gihe bataciye cyangwa batakoze ibi bikorwa, cyane cyane iki cyiciro cya kabiri cyitwa unconventional occupation. Ese iyo umwana yavukijwe cyangwa se yabujijwe uburenganzira cyangwa se amahirwe yo kugerageza bino bikorwa abana baba bivumburiye, cyane cyane bino bikorwa abantu bakuru bakunze kwita ngo ni iby'abana, n'abana nabo niko babyita ngo ni iby'abana cyangwa se n'imikino y'abana. Ibyo ngibyo biba byakozwe n'abana cyangwa se bigaragara ko bitekerezwa ku kigero cy'abana, nibyo byitwa unconventional occupation. Tuzarebera hamwe rero igihe batabikoze ni izihe ngaruka baba bashobora guhura nazo. Mu magambo mashya, unconventional occupation cyangwa se inverted activities ni ibikorwa abana bakora bibafasha kwiyumva mu isi ya cyana. Mujya mwumva aho bavuga ngo iyo mikino nk'iya cyana ntimukayinzanemo. Iyo ni imvugo nyine ikunda gukoreshwa n'abantu bakuru, cyangwa ngo ntukigire nk'umwana. Biba bigaragara yuko umuntu mukuru cyangwa se yego umuntu mukuru aba ari gukora nyine ibikorwa cyangwa se activities zimugaragaza nk'umwana. Icyo gihe rero baba bashatse kuvuga iyi unconventional occupation. Tubibutsa ko iyo dukoresheje ijambo occupation hano riba rivuze ikintu icyo ari cyo cyose ukora kigutwarira umwanya ariko kandi kigufitiye akamaro mu buryo bufatika. Tuzagenda turushaho kugenda tubisobanukirwa umunsi ku munsi. Muri iki gice cya mbere rero cy'iki kiganiro, cyane ko kizaba gifitemo uduce twinshi tugiye dutandukanye kugira ngo tugende dusobanukirwa kamwe ku kandi, ndetse twose tuzaduhurize hamwe mu buryo bwo gusobanukirwa ngo ese abana ni gute bagenda bakura mu mikurire yabo ariko ishingiye ku bikorwa bakina cyangwa se ku mikino runaka bakina. Cyane cyane ko buriya akazi nyamukuru k'umwana, tuvuge wenda umwana utarajya ku ishuri, ni ugukina. Ibindi byiyongeraho rero biba ari ukwiga, ariko buriya kwaba ari ugukina, kwaba ari ukujya ku ishuri, ibyo byose bishyirwa mu cyiciro cyo kuba umwana ari kwiga, kubera ko ibyo byose bigenda bimufasha mu mikurire ye. Hanyuma rero dukomeje n'iki gice cy'iki kiganiro, tugiye kureba ni iki kirema noneho ibikorwa by'abana, cyangwa icyo wagereranya n'akazi k'abana, cyangwa se nanone imikino y'abana nk'uko twabivuze haruguru. Ushobora nanone kubyita inshingano abana bagira. Ibyo byose nibyo twakubira muri rya jambo twavugaga haruguru occupation, kubera ko bya bikorwa nyine abana baba barimo byaba ari iby'abantu bakuru babona yuko bidafite umumaro, ariko ku bana bo biba bibafitiye umumaro. Ibikorwa rero abana bakora biremwa cyangwa babikomora hehe? Ni hehe babikomora? Mujya mwumva ababyeyi cyangwa se abantu bakuru bavuga ngo ese uyu mwana iyi mico yayikuye hehe? Ni ukuvuga ngo rero hari ikiba cyararemye cyangwa se hari aho abana baba bakura ibyo bikorwa, cyangwa se ukumva nanone aravuze ngo uyu mwana neza neza akora nka se cyangwa se nka nyina. Rero ibyo abana bakora hari aho babikomora. Ni hehe? Hano hambere abana bakomora ibyo bakora nabyo bigiye biri mu byiciro bitandukanye. Icya mbere ni mu byo bo bifuza cyangwa se bashaka, icyo ikibarimo, their interest. Aho niho hambere iby'abana bakora
babikomora ibibarimo imbere mu mivukire. Urumva umwana, hari ijambo rijya rikunda gukoreshwa rivuga ngo umwana arivukira. Rero aho ngaho baba bashatse kuvuga interest y'umwana cyangwa se icyo umwana yifuza. Ahantu ha kabiri rero umwana akura ibyo akora cyangwa se imico runaka ni mu byo bafitiye ubushobozi bwabo buri hehe. Hari umwana ufite ubushobozi bwo kuririmba, hari umwana ufite ubushobozi bwo gushushanya, hari umwana ufite ubushobozi bwo gukina umupira. Ibyo byose rero icyo ni ikindi cyiciro cy'aho abana bakomora ibyo bakora, their abilities. Ubushobozi bafite ni ubuhe, cyangwa se ubushobozi bahawe n'ababarera ni ubuhe. Ubwo ibyo birahita bituganisha ku cya gatatu, ari nacyo gikomeye cyane kijyana n'icya kane, aricyo gishobora kurema umwana kurinda azakura ahindutsemo umuntu mukuru. Aha hantu ibi bice bibiri bikurikiraho nibyo bigenda biri mu mwana mu buryo ki azagumya agenda yitwara. Ariho aho abana bakurira cyangwa se abo bakurana nabo. Aha muhace akarongo, kuko niho ababyeyi benshi bibaza bati abana bacu imico bagira bayikura he. Ukumva umubyeyi ari kwibaza ngo umwana imico afite cyangwa se ibikorwa runaka akora ni hehe abikura, cyane cyane bya bikorwa biri mu cyiciro cya kabiri twabonye hariya haruguru cyitwa unconventional occupations. Kubera ko muri unconventional occupations ni bya bikorwa abana bo bivumburiye cyangwa se bibafitiye inyungu, ariko mu by'ukuri ababyeyi batajya bakunda. Urumva ababyeyi ntabwo bakunda kuzerera, ariko buriya kuzerera no kujya no guhimba imikino runaka ituma umwana wenda ashobora kwiyanduza, ishobora kuba atuma akora ibyo ababyeyi batifuza. Iyo mikino yose y'abana iba ifite ikigamije mu mikurire y'amarangamutima ndetse n'imikurire n'ibindi byiciro by'imikurire ku mwana. Rero aho abana bakuriye hagiramo uruhare mu kuba harema wa mwana uko azaba ameze mu hazaza he, ndetse n'ingaruka bizamugiraho. Rero icyo cyiciro aho abana bakomora ibyo bakora ha gatatu ni aho ngaho, ni muri environmental, yaba social and physical environment, aho abana bakuriye ndetse na sosiyete bakuriyemo. Ahandi ha kane abana bakomora ibyo bakora, hano mu kinyarwanda umuntu yabyita cultural expectations. Umuntu hano yabyita ibyo imiryango bakomokamo cyangwa se sosiyete bakomokamo ibitezeho, cyangwa se ibyo umuryango runaka, umuryango ufite abana batatu wenda n'urugero, hari icyo ababyeyi bifuza muri abo bana, cyangwa se icyo wakita cultural expectation. Urumva nk'umwana ukuriye mu rusengero, hari icyo pasiteri cyangwa se urusengero runaka cyangwa se idini runaka riba ryiteze muri uwo mwana. Aho ngaho rero naho hashobora kuba umwana yahakomora ibyo azakora bizamuherekeza mu rugendo rwe yarabaye umuntu mukuru. Rero mu by'abana bakora si biba ari imikino gusa cyangwa se bikwiye guteshwa agaciro umuntu ngo abe yavuga ngo biriya ngo ni iby'abana, ahubwo ni intangiriro cyangwa ni inzira yo gukura kwabo ndetse n'iremwa ry'ahazaza habo. Aka gace ka mbere rero ni ahangaha tugasoreje. Gusa wowe wakurikiranye agace ka mbere, turagushishikariza kuba wakurikira agace gakurikira kari muri iyi video iri kuri screen yawe, ko kagaruka ku buryo umwana amenya akamenyera gukora ikintu runaka kikamujyamo, uko akuze agakorana nacyo, cyangwa ibyo wakwita mu cyongereza ariyo topic iri muri aka gace ka kabiri, ibyitwa how children develop an occupation.
ni gute noneho abana bisanga mu gikorwa runaka noneho bakacyubakiraho, cyangwa se wa muco ushingiye kuri icyo bakora ukagenda ubakuriramo, ukagenda badevelopa ya occupation, cyangwa se bakagenda bashyira mu bikorwa bya bindi runaka bakomoye hano ruguru tumaze kuvuga. Rero nimba iyi video hari icyo yagufashije kugusobanukirwa imikurire y'abana ku ngingo ijyanye n'uko biga kugira ibyo bakora, like ndetse unasangiza inshuti zawe ubona zikeneye iyi video. Gusa igikomeye, unaba umwe mu bagize umuryango wa Easy Life Talk, ukora subscribe. Ibi byose ntago bitwara igihe kinini cyane, udusegonda nka 3 cyangwa 5, ubundi ugashyigikira iyi channel kugira ngo igende yaguka, irusheho gufasha abantu bagiye batandukanye b'ingeri zose, ababyeyi, abarezi n'abandi bafite inshingano mu mikurire y'abana. Turabakunda, ibyiza biri imbere hano kuri Easy Life Talk. Ibiganiro byacu nakagaruka. Hasta la vista.